nuko ababikora bagomba kugira unity, ubumwe. Icya kabiri, hagategurwa ibitaramo hirya no hino mu mashuri, mu macaci abasha kumva urban music. Ikindi nge nasaba abanyamakuru, abashumba, abantu bafite imbaraga ku bintu kuri industry yacu y'u Rwanda, nuko abahanzi mutegura ibitaramo mujye murashiramo n'umuhanzi uririmba urban. Shalom shalom bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, abari hirya no hino mu gihugu, abari mu ntara zitandukanye, nkunda kuvuga ngo abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, mwese muhawe ikaze nk'uko bisanzwe kuri Urban Gospel Rwanda. Abari Rwotamasimbi namwe ndabasuhuje, ni MD Dieudonné, ni umunyamakuru wanyu kandi musanzwe mumenyereye hano kuri Urban Gospel Rwanda. Nk'uko musanzwe mubizi rero, iyo naje hano kuri kamera haba hari impamvu nyinshi zitandukanye zitumye nza hano, ariko mbere ya byose ndabifuriza kugubwa neza, ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza imigisha y'Imana, ndabifuriza gukomeza mbese kuba gushikamira kuri Yesu Kristo, ndabifuriza kumugira mbese kumugira mu buzima. Yesu Kristo niwe mwami, niwe inzira y'ukuri n'ubugingo. Ni nayo mpamvu kuri Urban Gospel Rwanda duhora tumuvuga, kuko niwe twubakiyeho, niwe dushingiyeho, kandi niwe rutare rwacu. Yes, rero mbahaye ikaze mwese aho muri hose kugira ngo tubane kuri ino topic tujye kuganira ku munsi wa none kuri Urban Gospel Rwanda. Dore ko mbanza no gushimira abantu bose, mu by'ukuri burya tujye dushimira abantu bakweretse yuko bagufitiye urukundo, abantu bakweretse yuko bagushyigikiye, abantu bakweretse yuko hari ibyo ukora, kuko ngo tuzatungwa n'imirimo y'amaboko yacu, tuzatungwa n'ibyo twakoze. Rero iyo ubonye abantu baza bagushyigikira ugomba kubashimira. Ni nawe mpamvu kongera ukanasaba n'abantu batari bagushyigikira kugira ngo nabo bagushyigikire, baze bakore subscribe, bakore like, basharinge, mbese hagira ikintu kigaragara ko bakoze. Kandi nibyo kuri koko dukwiriye kubona ubufasha mu buryo bwose bushoboka muri ibi bintu dukora, kugira ngo dukomeze dutere imbere, tujye tunabasha kugira courage. Rero ko iyo wakoze subscribe bwa mbere cyangwa se ukayikora kuri ino channel yacu kuri Urban Gospel Rwanda, icyo dushyizeho cya mbere uhita ukibona. Rero Imana ibamugisha mwese, twifuriza ibyiza. Uyu munsi wa none rero kuri Urban Gospel Rwanda dufite topic ivuga ngo ibintu byatuma Urban Gospel itera imbere. Ni kuri Urban Gospel Rwanda, ariko none tukagaruka tuvuga ngo ibintu byatuma Urban Gospel itera imbere ni ibiki? Ibintu byatuma Urban Music mu Rwanda itera imbere ni ibihe? Bavandimwe, hari ibintu byinshi cyane dushobora kuvuga, ariko burya iyo tuzanye topic nk'iyi ngiyi tuba dukeneye kwiganiraho kugira ngo tubohoke, tuvuge. Njyewe mfite impamvu nyinshi zituma nabasha kuzana ino topic, kubera ko no gushinga ino channel cyangwa se kuzana ino channel no kugira ngo Urban Music cyangwa se Urban Gospel ikomeze byibuza. Urabona iyo umuriro wawucanye, wamara kuwucana ukawuzima, cyangwa se ukawucana warangiza ukigendera, umuriro urazima. Ariko iyo ubaye hafi, iyo ubonye ugiye kuzima urahuha cyangwa se ukenyegeza, umuriro ukongera ukaka. So Urban Gospel Rwanda nicyo twaziye kugira ngo dukomeze twenyegeje, kugira ngo Urban yo mu Rwanda cyangwa se Urban itazima burundu cyangwa se itagenda. So niki cyatuma rero Urban yo mu Rwanda itera imbere? Ndabaha urugero. Ngende umuhanzi, nkoresha ku mazina ya MD Dieudonné, nayo nkoresha kuri runo rubuga rwacu rwa Urban
Gospel Rwanda. Ndi umuhanzi natangiye umuziki 2013. Nifuza yuko cyangwa se mbona yuko ngomba kugira umusingi, kuko hari abavandimwe bagenzi banjye bari baratangiye gukora injyana ya hip hop. Noneho ndavuga ati nanjye ngomba kuza ngatanga umusingi kugira ngo tuzane urubyiruko rwinshi mu nzu y'Imana, tuzane urubyiruko rwinshi, kuko njye nabonaga urubyiruko rukunda ino njyana bitewe n'ibintu by'ibitaramo byabagaho bya sekira bitandukanye, mwese murabizi Guma Guma. Ariko ndavuga ati ariko se uru rubyiruko rugenda kureba rukunda hip hop, dore ko abaraperi bari bagezweho nibo bari badukururaga. Ndavuga ati mu nzu y'Imana niki cyatuma uru rubyiruko ruza. Ndavuga ati rero nanjye ngomba gutera umusingi kuri bagenzi banjye bambajirije tukazana ino njyana. Mu by'ukuri byarakunze, dore ko twese turashigikirwa, hasi haza n'ibintu byinshi bishyigikira umuziki wo mu Rwanda, hatibagiwe na urban music. Twisangamo, dutwara ibikombe byinshi cyane, ngira ngo murabibona ibikombe mfite, ibi ni ibikombe 3 natwaye mu muziki muri Groove Award 2014, 2016 na 2017. Twari dushigikiwe ibitaramo hirya no hino, twaragendaga, nje nabashije no kurira indege kubera umuziki. Mbese wabonaga yuko hari umwuka wuko ibintu biri kugenda neza rwose. Ariko tukagira ikibazo cyuko urban music cyangwa se urban gospel muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda yari itarakirwa, cyangwa se yari itarahabwa intebe. Sinavuga ko wenda yari itarakirwa, ntabwo yari imenyerewe cyane. Turashimira abantu bagerageje gupushinga kugira ngo ino industry itagenda ngo hirime burundu. Ndabashimira cyane. Hari abanyamakuru bamwe na bamwe, hari abashumba bagendaga badutumira, hari ibitaramo byabaga hirya no hino. Natwe ubwacu twagezeho dukora groupe y'abakora urban music, dukomeza kujya dusharinga ibitaramo. Ariko nyuma ibintu byaje kudogera, ibintu biragenda neza. Ugasanga nk'umuhanzi wa urban music akoze indirimbo, wayishaka kuri platform ku banyamakuru ukabona ntago babyitayeho, ari ibintu bikomeye cyane. So rero ntago twagakwiye kuba twarekera aho ngaho, ntago twagakwiye kuba twaturiza aho ngaho, kuko umurimo w'Imana ni munini cyane. Kandi ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye, Imana iraza ikabana nabo. Ese nkatwe bahanzi ba gospel bakora urban, niki twakora kugira ngo dukomeze? Niki twakora kugira ngo ubu butumwa butazasibangana burundu? Ndashimira bene data, hari ababigiramo uruhare bakategura ibitaramo, hari ababigiramo uruhare bakagira byibuza bimwe navuze byo kwenyegeza kugira ngo umuriro utazima. Nk'ubu ngubu hari igitaramo kiri gutegurwa kitwa Hip Hop Day. Ni igitaramo kiri gutegurwa, ndashimira umuvandimwe nabonye ari ugisharinga cyane kandi ukiri inyuma, bamwita Kavutse Olivier. Ni umuhanzi muramuzi mwese, waririmbye indirimbo Siriprize. Sasa afite umutima kuri urban, yaravuze ati ubu ngomba kwenyegeza, nanjye ngavuga ati reka dutegure Hip Hop Day. So bivuga ngo rero nta kindi kigomba gutuma urban music itera imbere, nuko natwe banyiri gukora iyo industry cyangwa se gukora iyo music, ntabwo dukwiye gutandukana, ntabwo dukwiye gutagarana, dukwiye kwegerana, tukaba unit, tukaba bamwe, tukahurira hamwe, tukaganira, tugategura ibitaramo hirya no hino mu macaci aduhaye karibu, tukajya mu bigo by'amashuri, tukajya ku mihanda, dore yuko dufite n'itsinda ryitwa Street Light. Tugomba kubura umuriro no ku muhanda. So niki cyatuma rero ino njyana yacu cyangwa se ino industry yacu ya urban music itera imbere? Nuko nazo tugomba kugira unity, ubumwe, tugashigikirana, ubundi ukareba ko tutatera imbere. So ikindi kintu nabonye nasaba wenda nk'abantu baduteza imbere, cyane cyane nk'abanyamakuru, mu gihe babona urban music bafite ibikorwa, cyangwa se abakora urban bafite ibikorwa, mudushyigikire,
mudukorere inkuru zitandukanye, mutumire abahanzi, mwitabire ibyo twateguye. Mu by'ukuri nta kindi cyadufasha nuko mugomba kudushyigikira natwe tukabona yuko hari umusingi, bityo bizatuma n'abahanzi, ino industry yakunzwe cyane n'urubyiruko, bizatuma n'urubyiruko rwinshi rwumva rwakorera Imana, kubera ko iyo rwisanga, iyo ruva mu by'isi rukaza rugasanga no mu nzu y'Imana harimo ikintu bita vibe, aravuga ati wow, burya no mu nzu y'Imana hari vibe, turabyina tukanezerwa, tukaramya tukanahimbaza Imana, twarangiza tukanacyura Yesu Kristo mu mutima ndetse no mu bugingo bwacu. Nta kindi njye nasaba abanyamakuru, abashumba, abantu bafite imbaraga ku bintu kuri industry yacu y'u Rwanda, nuko abahanzi mutegura ibitaramo mujye murashyiramo n'umuhanzi uririmba urban. Abanyamakuru mudutumire mu biganiro, dore nk'ubu ngubu dufite ibitaramo, mudutumire mu biganiro, mutubaze bimeze bite, yego muduhe umwanya dutambutse ibintu byacu. Nimba ari umuhanzi wakoze indirimbo, mumuhe umwanya atambutse indirimbo. Natwe rero tubikora, dutegura ibitaramo hirya no hino, tujye mu mashuri twamamaze ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri bizatuma urban music, kuko uyu ni umurimo w'Imana, ntabwo ari uwacu, ntabwo ari uwacu. Ntidukwiye kuvuga ngo duherere mu gice kimwe, kuko burya Satani iyo agiye gutera ntabwo azagahora, agakubita noneho akagenda areba ku bintu biri ingenzi, akagenda akuramo. Sasa rero ntabwo dukwiye kumuha umwanya, ntabwo dukwiye kumuha umwanya. Niyo mpamvu nsaba abahanzi bagenzi banjye dukora urban music, mureke dushire hamwe, dushyire hamwe. Hari ibintu nabonye bari bambwiye bigatuma urban music idacogora cyangwa se idasubira inyuma. Nuko ababikora bagomba kugira unity, ubumwe. Icya kabiri, hagategurwa ibitaramo hirya no hino mu mashuri, mu macaci abasha kumva urban music, ku mihanda. Ibyo bizatuma mu by'ukuri ino njyana cyangwa se ino industry itazima. Rero ndashimira abantu bose bumva yuko urban music itagomba gusubira inyuma. Ndashimira abantu bategura ibitaramo bagatekereza abahanzi baririmba urban. Turahari, ni benshi cyane, turahari kandi tudakwiye gusubira inyuma, kuko urubyiruko rukeneye ibintu bibavana muri bya bindi byo ku isi, bagasanga no mu nzu y'Imana hari vibe. Reka rero nkomeze mbashimire abantu badukurikira kuri Urban Gospel Rwanda, muduhe ibitekerezo ukuntu mwumva urban music, uko mwebwe mubyumva, uko mubyakira. Ese yumva ngo hateguye igitaramo cya hip hop iramya Imana, ese yumva hateguye igitaramo cya urban music, ubyumva gute? Ese wumva indirimbo yasohotse iri urban, ubyakira gute? Muduhe ibitekerezo muri comment, mutubwire ukuntu bigomba kumera. Ese tukwiye kubigenza gute? Natwe ubwacu dukwiye kumenya ese abantu tugezaho bwa butumwa bubabyakira bate. Muze kuri comment, kandi ndabashimira mwese mutwereka ko mudushyigikiye. Mujye mutwereka ko mudushyigikiye, kandi mutwereke no kuri comment, mutubwire urban gospel mwebwe mubyumva gute, mubyakira gute. Ntabwo twavuga ngo ese tubireke, oya, ntabwo dukwiye kubireka, ahubwo dukeneye ibitekerezo byanyu n'inyunganizi zanyu ndetse n'ubufasha bwanyu mu buryo butandukanye. Murakoze cyane rero. Ni MD Dieudonné, niwe munyamakuru wanyu, kandi ndabifuriza nkongera gusoza mbatumira mu gitaramo kizaba ejo ku munsi wa gatanu kuri Ora Center, ni hariya Kicukiro, ahahoze prayer house, sibyo? Ahahoze prayer house. Mu by'ukuri utanahazi wambaza muri comment cyangwa se ukanyandikira nkakuyobora neza. Ejo ntuzabure muri hip hop day, hari igitaramo kiryoshye cyane cyateguwe na urban music, urban gospel, ni itsinda ry'abantu bakunda urban. Rero waba ukunda hip hop, waba ukunda umuraperi, nanjye nzaba mpari nka MD, nzaba mpari na madamu wanjye, tuzaba turi kumwe.
kandi ibintu bimeze neza, ndetse n'abahanzi benshi cyane mwakunze bakora hip hop, kuko ni umunsi wa hip hop. Imana iduha n'umugisha rero, kandi muduhe ibitekerezo kuri comment, dukomeze tugubwe neza twese, umunsi mwiza.